Emi Kabaka ubwo ndavuga wowe uri umugambanyi watumye kugambanira umuhanzi bita Bruce Melody. Byavuzwe nande ariko ibyo bintu njyewe umukada ashyira amajwi yanjye hanze Kaba ko numvisha ari yawe ari yama ari njye Kabaka bagwaye ifungo kwa The Benis na amafaranga bamaye mani muyoboke yambwiye kazayama. Wari wamaze gukina kopi yo kubwira abantu abakarani n'abayede n'abandi bantu benshi kuri ababibereye ku muhanda. Ngiye nabwiye umuntu tishakira abantu bari mu mujyi bazamuke ndeba n'abandi. Ndagira ngo nkubwire ko ku munsi w'ejo ubwo Bruce Melody yageraga hariya uwo bita Kenny yaje agatuka uwo bita Joby Joshua ntago muzi ati ni gute umuhanzi wacu yinjira akigera ahangaha abantu bose bakamwakiriza n'aba papa cyangwa batunze ngo baraza bakavuga ko akanyenyeri bakabonye ahubwo Bruce Melody kikoze namubonye niyambonye twari tukibereye ku munategurira kuri show bakaza bakabwira bapeti ngo mujye kubwira abayedi bavuze induru. Reka rero nkwereke mukanya ndakubwiye ngo Bruce Melody agiye gucibwa amafaranga y'ibihano urumva atarazi ibihe bihano se wumve icyo bita kwihenura ku mubyeyi kandi ukihenura ku mubyeyi wakugaburiye uza gake yakoze se hakunze Bruce Melody yagiye yambaye ipantaro nk'iyo The Ben ejo yari yambaye kandi ejo Bruce Melody mbona yambaye ikote ry'umweru icyo yahinduye wose si ikote gusa yafashe imyenda ari ahubwo ndashaka kwibaza aba bahungu bakodeshereza hamwe se na The Ben yarakodesheje. Yes, tukambasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko mumeze neza aho muri hose mu mpande zigize iyi si yacu dutuye. Natwe turaho tumeze fresh, ubuzima buri kugenda buza gake gake. Kamabwire ngo mukomeze kugira icyumweru cyiza cyane ndetse muzagiremo n'imigisha nyinshi cyane. Mwibuka gusenga cyane ndetse no gukora cyane, niho Imana iduhera umugisha twese muri rusange. Iyi ni The Dynamic Show, amazina yanjye ni Okimba. Hayi kaze mu kiganiro, nicaranye n'umujene ese uracyari Kabaka wijanditsera cyangwa wijanduruye? Wijanduruye ate? Wijanduruye kuri Kabaka wijanditse. Ndi kumva ngo bakuraye bakujanduruye. Bande Nshuti zawe izi simugenda nase babandi ngo kuramo icyo gitwe se si muri pete kidore bakuramo urwo rutwe ati wesha kuramo urwo rutwe. Yego ndi kumwe na Kabaka wijanditse niko yiyita cyangwa se Kabaka uyu mujene hanjye bavuga ngo ni umuvuza nduru kwa kundi cya gihe bavuze. Ni umunyamakuru mugenzi wacu cyangwa se umenyesha makuru mu rurimi rw'abaturage wenda gusa nk'urwacu. Niwe tugiye kuba tuganira ku bintu bimwe na bimwe, dore ko baraye bamwiyakosha wamenetse indakaba. Gute se mani? Nakubonye ntiwambonye. Byagenze bite se? Nari binguhaye ikaze mu kiganiro. Umeze bite se shaho kimu fura yanjye? Meze uko. Umeze uko. Uko mubishaka niko meze. Yuvuga uko babishaka. Sigaye ubaye uko usigaye ubaye uko bashaka se. Ko mbona se mugiye kujya mushaka mugiye kujya muduhitiramo imibereho. Wakegekuraho ari wegetse hose kinguraho twiganye. Oya ntabyo gukinguraho, tugiye kujya tubaho uko mubishaka. Oya sigaye uhumeka umwuka bashigaje bajya baba bakeneye kandi nzi ko byapfa byagorana. Oya kaba ntago nahumeka umwuka usigaje wenda twasangiraga hari ariko usigaje bya ese ko numva usigaye ubatinya nkaho hari ukwishyurira inzu cyaha tinya se haruza aho ntaha ntawuza utaha haruzi ngo njya gute ntawuza utaha uretse wowe se ko nawe ubu se abamenye ko buri za Kongo ngo ariho ukuwe ngo munsi ubu se ngo wari wihishe buri kare. Ubu se bariya bo ubona bahari ubona bahari babirana ibihuha ariko baba bashaka kugira barye ngo wakuwe muri Kongo. Ababivuza bashaka uburyo barya amazi. Aba bajene bafite ukuntu barema akantu nyine bameze ikibazo babikora nk'abacuruzi b'imyenda. Umucuruzi w'imyenda ni ushobora kukugurisha ipantaro akubwira uburyo iyo pantaro izamara imyaka 10 ukayigura ukayijyana mu rugo kamara icyumweru wayifureka babirarangiye. Aba bajina rero bafite ukuntu baterateranya utuntu kugira
tubasha kugukururuza nyine ukomeze ubatega amatwi kuri boro zabo kugira ubone uko urya nyine ntabwo mbaveba ariko baba bashaka imibereho uri umwe mu bantu buriya bari barihishe kamera ibyo nta kihari si wari warayihishe kamera ngo wari warayihishe niyo mpamvu nyine ngo ukunda no n'ubu wayihishe urabona iri kundeba none se ziriya ko nagiye kubona nkabona amatamboneri umuhungu ngo yamaze gutorokera mu gihugu cya Kongo iyo Kongo muba muvuga ase tujye tuvugisha nubwo uba wivugisha ngo abantu ngo baraza bakaburekinga ibintu ngo biki mbese inkuru zakozwe saa 7 z'ijoro bukeye nza kuvuga ko bari kubeshya bukeye se nibwo baje kuvuga umuntu araje arakubeshya bukeye uwo ari kubeshyera arakubwiye uwo muntu ari kukubeshya aragarutsa akubwiye n'ibindi bya kabiri nabyo ari ibinyoma tubwirwe n'iki kutari wahungutseho oya mani ibyo mani mu buhungiro muba muvuga murahazi ntabwo ibyo wapi nahunze se nahungaga iki ntabwo nigeze nanjye nibazaga ikintu numvise ariko abandi bakavuga bati Okimu abonye jihadi bakoranaga afunzwe cyane cyane ko ngo mwanajyanye kuri sitasiyo yari bagiye kwitaba nakubwiye icyo abajene bagamaye bagusigira fone n'imodoka uravuga iti Okimu ibintu nari kuzapfa nabitunze umva nakubwiye icyo bagamije babagamije kugira barye nyine babona ibyo bashyira ku isahani kimwe natwe rega dusangiye umurimo bareye dusangiye umurimo wo gushaka uko twabaho ikibazo ntibaba bashaka kubyemera ubwo nibyo ntago wambeshya dusangiye umurimo ariko imirimo yabo bayishyiramo ibinyoma byinshi cyane nicyo kibazo barabeshya baradoda we abadozi ntago batesheje agaciro kudoda ni sirenge nshatse ko kugira kubera urabona imashini ukuntu ivuga yihuta nibyo nshatse kuvuga baragira barabeshya byacagamo ariko byacagamo iyi byacagamo urumva meze fresh naribi biriya wumvise nanjye nabyumvise kuriya ni amagambo y'aba bajene ni ugucuruza kimwe nuko nawe bagutasha urebye njye ntacyo mbaye umusa kaba ntacyo ubaye ariko baraye umva bagize bate se habaye iki nuko muteye habaye iki nyine yewe n'aka kanya nicyo kintu nyiri kwibaza habaye iki niki cyaciye igikuba yarugenye ngo wayitwite reka tuve ku bajene baba bashaka uburyo barya dore natwe nibyo tuba turimo iki ni icya mbere ikindi buriya bakunda gushaka uburyo bangisha umuntu abantu uko byagenda kose mbona nabyo biri mu kazi bashobora kuba bakora uyu bundi imihanda birazwi ko nihangana ubwo se nahangana nande ubwo ndahangana no gushaka ibyo oya mwe muhanganiye rega ku nkuru buriya uri ikintu cyiza uwo bita Nepo niwe wabavuyemo aravuga ati ngaho uzashobora azaza zikore Nepo ngo ikibuga yararebye aravuga ati reka mbereke itandukaniro Nepo umujene aravuze ati icyo kibuga cyanyu kimeze gutyo ni mu kiguma nako yabimenye kare yaje njye mwiruka inyuma none se ngewe murakinza na mute nuko rero abo bajene tubavuga nta n'impamvu yo none se urabona umuntu oya bajye babaho baba bagomba gushaka ibirayi bajye bashaka ibiryo Kigarere giri kwiruka icyo nakubwira nta kintu cy'ukuri bavuze yego ibintu byose bavuze ni ibinyoma gushakisha ibintu nk'ibyo nyine nakubwiye ko bagamije kugira bagere kuri ibyo ngibyo nyine tunabaveho twikomereza ikiganiro nuko rero yego naguhamagaye mu kiganiro bitewe n'amajwi nabonye kuko nge wantunguye cyane amajwi ameza ati wantunguye cyane nyuma ya press conference ejo yabereye ka free zone hano mu mujyi cyangwa se mu marembo ya Beka iyi banki iri hano free zone y'umuhanzi bita The Ben ndetse na Bruce Melody yari neguze igitaramo cyabo kizaba cya The Ben kingaruka mwaka kiba buri tariki ya mbere niyo grove itangira umwaka dore ko azaba yagitumiyemo mu bazaba bari muri gitaramo Bruce Melody nawe arimo nk'umuhanzi munini ndetse mukuru muri icyo gitaramo cya The Ben. Press conference yarabaye izamwe ihangana ryinshi cyane wagiye wumva amagambo amwe n'amwe ati dore ya masengero yanjye y'ubururu nguyu yambaye undi ati umujene ashobora kuba yitegereje n'aba amasengero nayadodesheje mu ikote ibintu nk'ibyo ngibyo hari n'ibindi twabonye nabyo bisa nko guhangana mu myenda ibiki nabyo ubwo turi buze kubicamo yego. Press conference yarabaye birasakuzwa i Nyarugenge twicaye tugiye tubona abantu bati Emi Kabaka ubwo ndavuga wowe uri umugambanyi watumwe kugambanira umuhanzi bita Bruce Melody. Nge natumwe kugambanira Bruce Melody. Ndi kuvuga ibintu uko byavuzwe. Yego.
byavuzwe nande ariko ibyo bintu n'inkuru irasohoka ku kinyamakuru cyangwa se YouTube channel bita Jalas official y'umujene Jalas wamaze kwigerera ku butaka bw'isezerano nanamutera peace n'umuntu wanjye yego umukada aricara aravuga ati uyu muhungu Emmy Kabaka ni umugambanyi yagambaniye Bruce Melody yahawe amafaranga tukiraho tukibaza ati ibi bintu bishoboka bite ahita aca impaka kubita amajwi yawe hasi ubyivugira ati barambwiye ngo ngiye gushaka abavuza nduru yanjye njyewe umukada ashyira amajwi yanjye hanze Kaba ko numvisha ari ayawe ari yama ari njyewe ari njye Kabaka ko numvisha ari amajwi ari ayawe Kaba sha mwabaye mute aya majwi nayo avuga iki se yo majwi nge na naka kanyerega ntayo ndumva ntayo ndumva yo majwi mushyiremwe ayo majwi mpeketa ntayo ndumva bagwaye ifungo kwa The Ben na amafaranga bamaye mani muyoboke yambwiye kazayama nari ifite nyine uko mba ndi kugenda ndeba ibintu byari byo ese Ben argo amumena si umuntu wawe none se nyine niwe wari ubahagarariye oya nyine urumva hajemo ikimeni cya ba Joshua ubundi muyoboke mu gitondo aranyandikira nyine arambwira ngo ko bamubwiye ko ari abantu ngomba kujyanayo wana ngemba nihe narinzi ko wabashakiye arange bangiye ngo wabishyure hariya kumbi waje ubazanye oya bahariya bona nyine nge nabwiye umuntu utishakira abantu bari mu mujyi bazamuke ndeba n'abandi utari kuri coding utazashyiramo utazatuma unyirukanisha nyine ikibazo amafaranga yo kujya hariya urumva aca kuri muyoboke agaca kuri Joshua nanjye nuko kuko urumva muyoboke ari kumbwira ati byitmenye nyine wagwana uri gukina nuko amajwi urayumvishije yego amajwi yawe ndavuga bike mu biyagize aragira uti muyoboke manager ibihe byose umugaruye muri ese niwemera ko muyoboke ari manager ibihe byose cyangwa ntabwo umwemera banza umbwire ntago managinga uramwemera ntabwo umwemera muyoboke ni manager uwo bita The Ben yarivugiye iti mbere yo kuba umuntu ufata nka dadi wa kabiri ninde ni muyoboke ntabwo wemera ko ari manager w'ibihe byose sinumva nyina byivugira sinumva byivugira ni umubyeyi we amufata nka dadi ntago ari amufata nk'umubyeyi we amufata nka dadi nyine wese dadi si umubyeyi wa kabiri nyine nyuma yuko hari uwagize gute ufite ba dadi bangahe inde njyewe ngiye mfite dadi umwe wabona nawe ufite ba dadi batanu oya ngiye mfite dadi umwe nuko mu majwi wagarutse kuri muyoboke garuka kuri Joshua ngo ni mu bamwe mu bantu bakubwiye tujya kudushakira abafana baze bavuze induru banabuwinge Bruce Melody muri press conference ubundi nari nzi ko ibi bintu bikora mu bitaramo bimwe bya kera byagumaguma bazanaga amavumbi mu mifuka bazanaga abantu bavuza induru ibiki bakabakubita makeya urabizi neza niba waragiye muri nayigiyemo nabaye n'umuvuzasi waho buriya yego dupakiraga mu modoka bakavuga ati mwese mugiye gukora murafata ibiceri bike tubamenyere n'ibyo bajyaga bankura ku ishuri ubundi ubwo wigaga nyine muri noze hoye we si habaga ari aka weekend hawuzi kusetsa nuko utangaje aho wize none kwigara umuntu wize atakarota ariko jya ureka umurana mpeketa niho yize hoya nta muntu wize utakarota ariko reka icyo nakubwira ukomeze uretse gatoya nuko rero mu majwi bavugaga ati muyoboke na ba Joshua n'abandi benshi bavuze baragutumye ngo jya gushaka abantu baza kuvuza induru mu gitaramo muri press conference ndetse banabuwinga umuhanzi Bruce Melody bantumye nkande se nicyo shaka kukubaza bagutumye nk'umuntu uhagarariye abo bantu baza kuvuza induru uhagarariye bavuza induru se ba The Ben nawe yego none kabiri kangahe se ahubwo mbonye muri abo bavuzasi ni kabiri kangahe ubushize habaye igitaramo cya The Ben wigeze umbona mu bavuza induru bari bahari ntago nakubonye ntago wambonye wabona bari bahari ejo nitabiriye press conference n'iki nk'umunyamakuru sibyo wasize ukoze ibindi bintu ku ruhande wasize ukinye diro se mwese nakira izo diro gute ntago wigeze umbona nzamuka ngo njye muri etage hejuru kubwira abantu ngo babuwinge Bruce Melody sibyo giye kuzana wajyanye ibibandurore muri stade ibyo ngibyo byo kuza kuranga umuntu ngo yateguye mwebwe ari ikintu kimwe mugomba kubanza kumenya mugakira no mu mitwe yanyu The Ben niwe muhanzi wa mbere tugira ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda w'umumeni nimero ya mbere njye mufata nk'umumeni 100%. The Ben azi gukina iki kibuga kuva kuri rimwe kugera ku gihumbi urabyumva neza ibintu ntago ari rimwe mbikubwiye narakubwiye ngo The Ben yavuzwe imyaka 4 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gihangana agira hanze uri kumva uwo muntu uri kumwumva neza
The Ben niwe muntu ufite timu imuba hafi aka kanya mu mujyi wa Kigali ndetse n'u Rwanda rwose uri gushakisha igishoboka cyose gikujya kuncisha ku ruhande gucisha ku ruhande rega ayo majwi na za AI zirakora none se uko twabonye Jessica baza bakamufata ari gusomana na Semungu ntabwo yaje akabihakana reka twiganire nawe AI isubira mu ijwi ryawe gutya ibaho kaba AI ko bafashe ntabwo wabonye Jessica ese wigeze umona kuri tambone cyangwa wigeze wumva umuntu avuga AI kavuga ati ntimuvuge ko navuze mwebwe mwifashe nyine muhita wanga uyu ni kabaka wigeze umbona hari akanyenyeri ko kwa The Ben nka bapapa cyangwa uko bakerekana hari ako wari wabona nkwereka kuri inshuti yanjye wenda muri telefone naguhamagara ninjoro nkakubwira Teokimu cyangwa se ku manywa teje ndashaka ko dusangira The Ben yandebye jisho nzuri yari atarakwishyura wenda kuko wabivuze mu majwi birimo birimo uvuga ngo ntimuvuge ko nabivuze ntago barama amafaranga yanjye asemana ubwo ibyo bintu ibiganirira tuganire ntacyo binwaye abantu babagabo tuganire ninde ubundi wafashe telefone akavuga ati kabaka dushakira abavuza nduru baze bavuga baze babyo nzere njyewe ejo hari kwa kangahe ejo hari kwa mbere sibyo yewe wabonye stati yanjye ku cyumweru postinga ko ari press conference yo kwa The Ben urumva nanjye rero nk'umunyamakuru nagombaga kugira gute kubyuka nkajya muri press conference urumva narazindutse njya muri press ahubwo we dore ikintu wanyibarije ariko muri uko kubyuka wari wamaze gukina kopi yo kubwira abantu abakarani n'abayede n'abandi bantu benshi kuri aba bibereye ku muhanda ati nimuzamuke free zone mu mujyi ariko se dore ikintu nge shaka kukubaza kimwe muvuze induru baraza kubaha amafaranga dore ikintu shaka kukubaza kimwe ni ikintu kimwe nge shaka kukwibariza kabiri kangahe umbonye muri team B wari wayimbonamo nta timu ndakubonamo nta timu urambonamo none se ubundi muntu kimaze igihe kingana gute ku buryo kwa The Ben ari nge muntu barebye mu bameni bose bari hanze bamuvunyi ba Pionika abo bose nago baba bavuza nduru nago baba bashaka indonye ukaza kuvuga ngo kabaka umwana wejo bundi niwe muntu tugiye gufata tumuhifunga amafaranga agenda agahemba abayeda akabakura mu kazi umuyeda ageze ku 6,000 uyu munsi sibyo umuyeda ahembwa 6 ugenda ujye mu mashansi sibyo urumva none urangiza umbwire ngo ukagenda ukajya gufata umucoracoro uri kwicorera mu mujyi uza kugufata inkweto akayigufata 10,000 ari inkweto imwe uri kubyumva kabaka bakamizo miliyoni nkaba ari nge njya kuzishyura ubwo naba maze igihe kingana gute muri iyo team B ahubwo ngiye cyo nakubwira wenda gira ngo uze kunyibariza nabo ngabo bavuze ibyo ngibyo ngo ni kabaka wenda ijwi mushobora kuba mwumvise hati ni kabaka bashaka kubyegekaho erega banandangiza erega babona ko ndi umukozi ejo nejo bundi bashobora kubona ko kabaka ni uzadusimbura aya kuba uri umukozi hura muri umuntu abashije kuzana abantu bangana kuri umukozi niyo mpamvu bagomba kuvuga ati kabaka reka tumwangishe team B kuko team B ni imwe muri team ahangaha mu Rwanda abantu mwese mutinya baranga iyo bakwanze baba bakwanze ngo banakurangiza iyo team B niyo kwanze urumva yo kwa The Ben reka sininya kubivuga ahubwo ngicyo nakubwira iyo kwa Melody se ngo ni team niba ngo bayita ngo iki we nakubwiye ngo uze kunyibariza ahangaha ibyabereye ahubwo muri press ejo nkanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru ibyo nabonye abandi batabonye ndakubaza niyo mpamvu nahereye ku byawe uze kugira gute nahereye ku byawe kugira uze kuvuga abandi nawe wamazije kwivuga njyewe ibyo ngibyo ndabikiriyarinze ntago ari njyewe none se kaba tuvugishije ukuri aya majwi ndi guprayinga ndi kumva buri kanya iyo turi kuvugana kuri telefone nanjye mba numva ari kuri uvuga asaba bahungu ahubwo we nibyo nakubwiraga ati nyibwirira ukuntu Melody n'imini hoya nyibwirira ukuntu umuyoboke ntabyo ushobora kubwira ati zana abo bavuze ibyo nabyo nzi man nge nta muntu wigeze ejo nagiye nyitabire press conference nta muntu nge nagambani Bruce ni umuntu wanjye The Ben ni umuntu wanjye abo bose sibyo timu zirimo zose oye ngize nta timu ngengera man umusa nge nta timu ngira ngenda hariya ngiye kwishakira iki amakoye ni amakuru ayo makuru si yamaze nyine ngewe ikintu nkuyazana nkayakoresha niyo maronko niyo okay naringize ngo ari akanyenyeri kabonze none se akanyenyeri kabonze utunyenyeri twawe menya nitungahe tumenyere twamenya ari akanyenyeri mba afite kameze neza simite ngo hamagara tujye tuvugisha singuhamagara kamwe kejo wundi akaye ejo ni ngo kavuye niba ngo ari za Australia niba ari za
za Australia se kandi kavuyeho undi kari akanyenyeri ntakunze imana ko gahuka Australia. none se kaba umuntu bita umukada cyangwa se rikada ase umukada ni mumuzi kuko uracyasobanuza ku mukada. Umukada ari press conference wari wamubonamo ako upiki n'umukada ku buryo we yagenda agavuga umukada nge nta kintu reka nje muri AI niganira ijwi rya Kabaka ntacyo dupfa, ahubwo washobora kuvuga ati reka ndebe umuntu ngewe urabizi nta show n'imwe cyangwa se nta kirori na kimwe muno mujyi njya apfa kuburamo, sibyo? nta bukwe utaryamo. oya nyibwo ntago ari ubukwe urabisubizi wo bita Benovi ubushize niwe nabonye uvuga iti Kabaka byanze kwinjira kwa Sheila Silver yinjirira ku ikarita yo mu gikoni. Nukuvuga ngo kwa Sheila Silver winjiye nk'umutetsi. Ushobora kuba ari ikintu kimwe maze kubona, oya ari ikintu kimwe maze kubona, ushobora kuba ubwo ari ikintu nifitemo cy'ubumeni ntazi ubwo iki kintu ngiye kuzakigaho. Shobora kuba abantu bambonamo ko naba umudira waza ukina diro nkibera nka egisidira nkabana bizi. Uwo bita Benovi ati Kabaka yinjiye kwa Sheila Silver afite badge yo mu gikoni. Ubwo nayikuye nyine ubwo naye nibajana wakuye ahubwo namwe mujye mwita mwibaza umutetsi urayimwambura. Nturambona muri nuze yo kwa The Ben uzara abantu bose bakoze iwe baga promote abo ndaza kubagaruka ni bakoze iwe, sibyo? Oya itonde ni wagiye ubabona bagira gute basirikira ahantu hose bari kumwe. Yego ubona bande abanyamakuru aba bapundite, sibyo? Baragenda, sibyo? Ahantu ukabona ko bari mu kizuru. Kabaka wejo bundi wari wambonamo mwese ukabupfiki n'umukada nyine umukada warareba akavuga ati Kabaka reka mwegeke ibi bintu kuko Kabaka yarijanditse by'ukuri, urumva aremera amajoro akayarara, amakuru aba yafitiye ku gihe, mwegeke iki kintu. Ahubwo wenda shaka iki kintu tukiveho unyibarize byabereye mu mbuga ngari, cyangwa se wenda kwaba ari nka kwa kundi urugero nka Mpeketa turi inshuti nkaba nshobora kuba namuhamagara nkamurabura uko bimeze nawe ati Mpeketa dore bampaye amafaranga nkunzana abavuza nduru ibintu nk'ibyo nyine ngo abaza kuboinga melody ntaza wera ariko Mpeketa ntuvuge bino bintu yaba naba ngikupageta bivuga mu buryo bwo kugira menagure nyine ibyo bintu nge naho nigeze murana nabyo umusa. Ahubwo we nakubwiye ngo uze ahubwo ndashaka kumenya Team Bruce Melody ni nakubwiye ngo batazi gutegura batazi umutegura icyo ari cyo bagezaho bajya kwishyura umunyamakuru ngo azahimba inkuru. Nturengere ko batazi gutegura. Mbabarira ndaza mbivugaraga ninjye mushaka kubyegeka. Igitaramo cya Melody cy'imyaka 10 ntago yajyanye abamotari ni wewe wagiteguye uvuga ngo ntibazi yajyanye unyine ahubwo byarabananiye yajyanye abamotari byagenze gute? Babahaye amatike y'ubuntu mu buryo bwo gusaranga nta gitoro babashyiriyemo ntago nari impari ntago babahaye n'isimbura mu byizi nyine ahubwo ngenda jya nkubwire ngo Team Bruce Melody mugeze kuri uru rwego rwo kuba mutazi gutegura mukageraho mwishyura umunyamakuru udufaranga twinica nikize two kugenda akajya kunywa byeri zingahe. Uwo munyamakuru arahari se wakoze cyangwa se ubunores budafashe. Uwo munyamakuru bishyuye arahari ninde? Barangiza baze guhimba bavuge ngo bavuge ko Team Ben yishyuye, sibyo? Ubwo twinjiye mu kibuga mite mwinjiza mu mbuga ngari ibyahabereye byose ku munsi we. Twinjire ngo operation yose wamugani yareka tubireke ubwo niba wivuyemo nyine abangaba nakubwiye ngo gutegura byarabananiye ntabyo bashoboye. Ndagira ngo nkubwire ko ku munsi wejo ubwo Bruce Melody yageraga hariya uwo bita Kenny yaje agatuka uwo bita Joby Joshua ntago muzi ntago aba mu kizuru bapfiki yaraje aramutuka aramubwira ngo bigeze ahangaha ntago dufite amafaranga yo kuba twaza tukishyura abantu bakaza bakavuza bunga ziriya, urumva? Ati ni gute umuhanzi wacu yinjira akigera ahangaha abantu bose bakamwakiriza ese barabavuza babuyingaga barishyuwe nyine bo bumvaga ko byagize gute, bumvaga ko bishyuwe nabo bagashaka kwishyura se ngo baze. Kenny akagira ati gute ayo ni amakuru ngiye niyumviye ku munsi wejo, urumva? Umuntu wari uri hariya nagiye mbyumva, urumva? Yaje ngo yihutira amubwira ati gute ibintu nk'ibi ngibi biba umuhanzi wacu akinjira bamuha urabyumva neza? Noneho ni nabwo havuye operasiyo ku munsi wejo
yahise iza yo kuba uwo bita uno mupeti wo muri Genesis Comedy bamwita ngo iki Pirate ejo bamuhaye akanyenyeri yari ari hariya mu mbuga ngari ahita azamuka ajya kwegeranya abayedi hejuru muri etaje bamwe bari kubaka yego ati mwese nimuvuge nde Bruce Melody ako ni akanyenyeri ka nyuma yuko izo bo zari zivuze urumva dore amakuru n'itoreye nahuriye nayo ku muhanda biravugwa ko witwa The Ben ku munsi w'ejo yishyuye bamwe mu bavuza nduru uri kubyumva wari ukuntu abavuza nduru bamwe n'abantu b'abakene The Ben yavuze ati reka mbafashe n'ubundi mwabuza akazi urumva ngo yari abatoye ngo ku ndege abo ati mwakire ati reka nkube kabiri ati reka nkube kabiri uno munsi murebe ko mwabaho The Ben ngo ejo yafashije abantu ahubwo bita Bruce Melody aha bavuza nduru b'abanyamakuru dufaranga twa tunini nakubwiye twinica nikize banababwira ko mitsingi baza kuzibonera for free. Itonde ndagenda mwinjiza mu mwandiko dore ukuntu bimeze. Bruce Melody yishyuye abanyamakuru ku munsi w'ejo yishyura na bamwe mu befluencer. Umwefluencer wa mbere wari uwo kwa The Ben bamwita Aga Promoter ejo yari ari kwanika kabushoni zivuga ngo Bruce Melody umuhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi wasanzwe akoresha turagenda niki ibimenyetso wa mugani wa pundit urebe numvaga bavuga ko Aga Promoter ari wowe imbuga nkoranyambaga za The Ben. Okay, Aga Promoter washingiwe ubuzima na The Ben sibyo wamuhaye buri kimwe nese Aga Promoter kuva mu cyanika yega ngiye wabaga Promoter ndahazi mu cyanika kuva mu cyanika Aga Promoter ni yiza amashuri angahe ku buryo ari kuza gahita na The Aga Promoter wahawe ubuzima kakanyu agatuzi yabuhawe kubera gukoresha social media za The Ben numvaga bivuga ariko ku munsi w'ejo njya kubona kubera akanyenyeri aranditse ati Bruce Melody byishakira bagwe telefone umva baratugenana akantu ko kanya urebe ngiye nkwereka icyo nikubwira akanyenyeri ejo nkwereke ko abantu ahubwo bamwe bakina Bruce yishyuye abanyamakuru ngo baze kubagamira ku ruhande rwe sibyo yishyura n'abefluencer bamwe ahubwo The Ben Mugisha umwana w'Umugisha aravuga ati reka nihere iki ababuze ku ndege reka nihere kabaka amafaranga yo kuzana gaho nyumvira utangiye kungarura mu majwi ubu ku munsi w'ejo nari ndi kwishakira amakuru ntabwo abonye ibyo bababu bankoreye ejo ariko ndi kuvuga ibyo bavuze none se ngewe wigeze umbona mu bayedi wigeze umbona nzamura amaboko iyamba nanjye nakabonye sha The Ben uzamba bari unakankandire ni izina ry'Imana zakankandire urebe umwambaro w'ubunyamakuru mpita ngira utubitekera abantu ndinde wo kutishakira amafaranga azayame ahubwo ayo mafaranga muri kunyitira yaba nanayabonaga papa cyangwa ntabwo yaje agahita adarapa nanjye to nahita nyirambika urumva ibyo bintu mumbwira ni Ben akwihere ku mafaranga Ben ahubwo Ben aho kujya bajye bambeshyira ngewe azayame nashaka azame arengaho nkangahe urebe ndahita nishyiraho tatuwaje Mugisha Benjamin Paparuna umuhanzi wa mbere mu gihugu no mu gitaramo nahita ngewe noneho nisize n'amarangi kugira mu byemere mwebwe mwaratebeje shaje ubyina nakizo n'amaburuteri babivugira ukuri nakizo n'amaburuteri n'aba papa cyangwa batunze ingo baraza bakavuga ko akanyenyeri bakabonye ahubwo Bruce Melody kikoze namubonye niyambonye twari tukibereye ku munategurira kuri show bakaza bakabwira bapeti ngo mujye kubwira abayedi bavuze induru hanyuma wagarutse ku muntu bita nakubwiye ngo banza usome ibyejo Aga Promoter yari ari gukora nyuma yo kuba sinyiye no kubivuga yarirukanwe kwande Aga Promoter yarirukanwe akushamwana ubu koko uziko ni mu myizigira gute si kwandika ibi ngibi nibyo bisobanuye ko yiruka nakubwiye ngo banza ushakira ibyo bintu ubisome mbere yuko dukomeza ibyaha niyo bifite hafi ase mwana ubundi wajya umbabarira njye narakubwiye ngo tubishyiremo n'ahandi ntago mba ngomba kuryama ndarashakisha iki amakuru akantu ku kandi ariko yeze iko mwatangiye guhangana hakiri kare mwabaye muretse tukazisiga amarangi muri arena kwari ejo bundi yasigaye iminsi iri kubarirwa ku ntoki itonda ariko tonde nze nkwereke nk'uko bivuga Aga Promoter ntagikoresha imbuga nkoranyambaga za The Ben ko ngiye namumenye ngo ariko akazi akora ubu ntuzaze ndazibuzera
tunguje uko kubu yazishakiye koko. ibiki se ashaka ni ibiki uri gushaka ubundi sinyendi gushaka ibintu byaga promota nze kanze bigushakire ejo ibyo yarari kwandika ubwabyo wabisomye se nyine nibyo ndi gushaka ko n'ubundi wamaze kubivuga ngo yanditse ko ngo Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere ngo mu gihugu hari ibiki handitse ngo reka nze mbigushake yego rata biravuga ngo iki irumva yayigezeho abona mpeketa yayigezeho ni ibi bya hano ni Nyabugogo se oya reba n'ibindi byose no kuri press ruguru arahanditse ngo umuhanzi mukuru mu gihugu ari we Bruce Melody akoze amateka Nyabugogo nibyo wavugaga ibindi biragira umuhanzi mukuru hehe mu gihugu uwo ngo uri kubivuga akakanya yari umuki yabisubiyemo hano yari umuvuza nduru wo kwa The Ben mu gihe cyashize akakanya bitewe n'akanyenyeri yabonye ari kuza kabiki ese umuvuza nduru iyo muvuze umuvuza nduru ngo mushatse kuvuga wambabariye umuse muvuga ngo ibi ngibi yaba yakoze ngiye ntago nabitinda nka kwa kundi umukinnyi ashobora guhindura ikipe akajya mu yindi kipe si bisanzwe si aka kanya ari kuyisebya iyo avuyemo ese ntago wumvisha amagambo ariko ase niziyo nuzi ntago wumvisha amagambo Irene niziyo ball kuri mani yayivuyemo Irene nanyitiriza iyo ball ngiye mite nkubwira wumve icyo bita kwihenura ku mubyeyi kandi ukihenura ku mubyeyi wakugaburiye kinguraho tuganira ukinguye oya ntago nyingura ndakingura ikizi wayirakariye niba barakwihereye akazi so ari kukanga ariko nanone kiba wera ati nari kwanga akazi noneho kanoroshye umva ukuntu agapromota yanditse umuhanzi mukuru mu gihugu Bruce Melody agiye guhurira ku rubyiniro n'uwo bita The Ben wumve izo title umuhanzi mukuru mu gihugu Bruce Melody agiye guhurira mu gitaramo urumva agiye guhurira ku rubyiniro n'uwo bita The Ben muri show bita The New Year uri kumva icyo kintu umuhanzi mukuru none nta nubwo ashaka kumuvuga mu mazina uwo bita The Ben ari kumuvuga nk'utagize gute nk'utamuzi oya wowe jya gusesengura yanditse kuko nibyumvika oya rega nabisesengura sinshobora kuvuga ati uwo bita Kabaka aha wumva bayumvise ugabumva bumvise si byose kandi baravuga ngo abwirwa benshi akibwa bene akagira ngo akumva bene akira shirira aho ngaho twinjire ahubwo reka nze nkubwire ibintu bigiye kuba kuri Bruce Melody aka kanya nubwo bari kuvanga abantu bateguwe Bruce Melody agiye gutibwa amamiliyoni ndetse na timu ye icyo wari ukizi ntacyo wari uzi kubijyanye n'iki kuko baramuhaye bu hano mu Afrizone reka nze ngutunguza inkuru nanakubwiye ngo nicara cukumbura akantu ku kandi nagomba kugira gute kugoheka namaze kubona ikizambeshaho niba ikintu kizambeshaho niyo mpamvu ugomba kukibamo wese Bruce Melody agiye gukibwa amamiliyoni narababwiye ngo uyu nguyu agenda akina game ejo barabivuze ashaka kubihakana Ama-G The Black niwe wabyivugiye bwa mbere aravuga ati ndetse na nuze yarabivuze murumuna wa The Ben Grinipi yaravuze ati ni murumuna we ni mukuru we oya niwe mutoya yaravuze ati uyu nguyu Bruce Melody kuva kera ni umufana wa The Ben ati yaramufanaga turi abana Melody ni umwe mu bantu bareberera kuri The Ben ni nayo mpamvu ku munsi w'ejo yaza ubwo Freddy Musoni yamubazaga ngo esizi deba wagira barumuna bawe inama y'uko bazazikora aravuga ati ni uzabikora bikaguhira amahirwe y'iki siyo y'iki ibyo ngibyo bibaze nepo si we njya mbona ugira imigani nk'iyo ngiyo nuko urumva ngo amahirwe y'iki siyo y'iki ubwo nibyo yego urabyumva yego ati ni byiza ko barumuna bawe babikora ati uzabikora bikamuhira azijandika Bruce Melody ubona ko utuntu twishi yigira kuri The Ben kandi The Ben nakubwiye ngo The Ben ni ikirara ku rwego ewa ni 100%. Urumva dore rero mu minsi yashize uwo bita The Ben yagaragaje video ari mu modoka atwaye atambaye
umukandara. Yego. Reka rero nkwereke mu kanya ndakubwiye ngo Bruce Melody agiye gucibwa amafaranga y'ibihano, urumva atarazi. Ibihe bihano se? Ntago wabimenya nyine, bizamenya akabaka. Nyine wowe wabimenye bitubwira. Bruce Melody ku munsi w'ejo arifashe ubwo yavaga za Kanombe ari mu modoka 3 z'amamiliyari magana angahe sizo zari zimuherekeje. Yego. Bivugwa ko ari mu mamiliyari 500. Yego. Modoka 3 nziza zikakana. Bruce rero agize uku nguku, afashe agasinapu mu modoka, arangije abaguye mu mutego. Nise gufata video. Itonde umutego mubwenu, itondeze nkubwire. Gufata video bya gutamuhe mutego mutindi ushibukana nyira wakira aho ngaho. Ibyo ni imigani yacewe n'Abanyarwanda. Kugenda mu modoka ihenze. Nakubwiye ngo umutego mutindi ushibukana nyira wakira aho ngaho. Iyo migani singe wayiciye, yaciwe n'Abanyarwanda batubanjirije. Kugenda kugenda mu modoka zihenze nziza. Reka ngutunguze inkuru rero muri aka ka video. Bruce Melody agize gutya akora ikosa ritabaho, agaragaza umushoferi we atwaye imodoka ari kuri telefone. Ibi ntibyemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo ni amatiku uzanye. Amatike iki? Ni kimenyimenyi kugira ngo ubyemere wowe Kimu. Bruce Melody iyi video yahise ayikura kuri ayiji. Ndanije. Ayo ni amatiku. Umva. Ngwira hano. Ziko ikigano ngena nakivamo. Ngwira hano. Ni amatiku. Icara ubwire. Sikusetse. Ayo ni amatiku kaba. Uzikusetse. Rese gutwara imodoka ugafata video aho ngaho umutego wabwo abona uwo. Bruce Melody nyine nibyo nkubwira ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo akiri aho ngaho. Nakubwiye ngo iyi migani singe wayiciye, yaciwe n'iki n'Abanyarwanda. Iyo video urayifite? Akira kujyangenge nkwemeza. Bruce yahise yisiba kuri ayijiye. Neza na ndebe niba. Urumva reka nze simba nyifite. Nyereka ndebe. Urumva cyangwa se bakabwa nago baba bakizo. Kabwa niwe mupaparazi wanje wa mbere. Na Mideli nayo ngo yayitayeho. Urumva reka nze nkwereka. Nakugohe kuba. Sigaye ukora akazi katarakaho sha. Akazi kakorwa na polisi sigaye wagakora. Polisi ni yabande. Polisi kidwaho nabande. Wewe wahaye akazi. Polisi kidwaho nabande. Dore ngiyi. Wewe wahaye akazi inuzi. Wahawe akazi ko kugenzura ko. Reba ko ka video. Ntago Melody. Ureba amakosa nkubwiye Bruce Melody yakoze. Ntago ari utwaye. Nyine urebe. Wowe witegereza iyo video neza. Oyo wicaye imbere ni mubi. Video se kwiri kura ko utwaye muri uku kuboko kw'imbere bagiye imbere. Utwaye ndabona afite telefone icometse. Ubwo telefone yacometse. Ndi kubona ayifite mu ntoki ari kurimo charger. Sinzi aho icometse. Ariko ari kugira gute? Urabona ko ameze nk'uri kugenda yigira gute? Ari kumva amajwi niba atari gufata voice note. Okay. Kandi yaragize gute? Oya ibi ni amatiku ibyo byose. Ariko amatiku iki? Si ibyo ngibyo. Amatiku iki? Ibyo ngibyo wenda wabona ari nko mu mihanda yo muri kake. Ariko ibyo bintu bikuraye. Reka rero nguhinde inkuru. Uzise ko ejo nyuma yuko The Ben ashebeje Bruce Melody tinagiye utazanyigiraho n'amasengeri yanjye najyaga nambara dore urayambaye. Ariko Melody akavuga ko yadodesheje amakoti. Ntago ari isengeri bayidoze mu ikote. Reka ngutunguze indi nkuru. Ese wamenye ko Bruce Melody yerekeje muri kaminuza imwe za hano mu Rwanda? Uza gashya yakoze. Bavuga birabyihuye bari kuririmba. Uza gashya yakoze se? Hakunze. Bruce Melody yagiye yambaye ipantaro nk'iyo The Ben ejo yari yambaye. Kandi ejo Bruce Melody mbona yambaye ikote ry'umweru. Icyo yahinduye wose si ikote gusa. Yafashe imyenda ari ipantaro. Nukuvuga ngo aho umwe yakodesheje naho undi yagiye. Reka mushaka mujye mwemera ko umuntu niba ari roro umudo wawe. Ibintu byihangana. Kwambara imyenda isasubuye ntabwo wambaye ipantaro isa n'iyampeketa. Wambaye kaki na peketa yambaye. Nakwereka. Reka nakwereka. Umujene urane yambaye ubururu. Reka nakwereka. Ejo The Ben agakositimu yari yambaye. Bruce ishobora kuba yararebye akavuga ite. Yambaye ikote rya shokora. Yambaye ko ejo ni shokora. Reka nze mbikwereke. Rega mani. Hako Melody ndabona ikote yambaye ari umweru. Melody cyo yahinduye ikote gusa. Sanande. Uretse urebe da. Ngo ko mana nyagasani. Ejo mwarambwiye ngo dore na ya masengere yanjye. Ese subizi nyine. Ati umusaza yitegereje nabi amasengere yageze mu makoko. Niba ko gapantaro Melody yambaye. Iyi pantaro irasa
reba Ben jari yambaye ariko reba sorry gato sorry ahubwo ndashaka kwibaza aba bahungu bakodeshereza hamwe na The Ben yarakodesheje bashobora kuba bose bakodesha none se ubu gute Ben ibyo yari yambaye ejo Bruce Melody ararebye aravuga ati reka shyiraho aka gapantaro kandi umwe muri press conference yaravuze ngo ndamureberaho ko nyine yagerageje kurebera nuko wabivuze ese katabyemera ngo yerure ikibazo icyo kibazo kwerura buriya biri mu bintu bijya bigora kwerura buriya biri mu bintu bigora dore nk'ubu mpeketana yanze kwerura ko andeberaho akureberera yiki arakizi agatwenge asetse se ubu ntago wumvisha ko hari ibihari akomeje kwizimba ibintu bibari hatari akomeje kwizimba rero icyo nakubwira ya The Ben ya Melody cyane ubu tuvuge ko The Ben nta mwenda n'umwe arambara usa nk'uwa Melody ibyo simbizi wasanga nayambara ariko se sha ase ku buryo Melody yamuhereza naza bivuge Melody kajanjagura muhungu wanjye Jean Freddy Musoni yabajije ikibazo bahita bamumenagura byihuse yamuzubije ngo nta jambo nta kintu dushaka kubivugaho na kimwe nawe aragowe ariya bakomeje kuvuga Melody cyane nibaza se Ben we nta gashya yaba yarakoze hari nta gashya yaba yarakozemo hari ku buryo ibintu byose byagiye kuri kandi ni bya bindi nakubwiye mu gihe abo kwa Bruce Melody bari kuvuga ngo The Ben yaguze umufana urumva ahubwo nuza nibyo bya bindi nakubwiye amakuru nagiye noragura biravugwa ko Bruce Melody yishyuye abanyamakuru na bamwe mu befuruwesa nk'uko nabikubwiye ngo abantu bagiye barareba agaporomota baraza baramujanjagura baravuga iti we aga ni wowe uri kwandika ibi ngibi sibyo aga yari yamaze kwishyurwa na timu yo kwa Bruce Melody biravugwa ko ngo Bruce Melody ejo hari bamwe mu banyamakuru yakandiye akanyenyeri kugira ngo baze kuba ari we babogamira oya gukandira kubakandira kimwe nuko nanjye nakwihere ikindi mpamvu ndi kukubwira ngo The Ben wenda hariye ku munsi w'ejo The Ben ejo hari nko mu rugo rwe yari yakiriye Bruce Melody iyo umugabo agusanze mu rugo rwawe ushaka ni wowe uba ufite kumwakira bivuze ngo uba waranateguye urumva niba rero warateguye umuntu agomba kuza ukaba waramaze kumwitegura neza kandi ikindi mubwira The Ben ni umwe mu bantu bafite timu bamwe mu bamuba hafi ubona ko nabasiniya muri uno mutwe sibyo rega buriya timu ya Bruce Melody na timu The Ben hari ikintu kimwe bitandukanira hari ikintu uba ugomba kumenya timu Bruce Melody nibyo ku mafaranga barayoboye urumva ariko timu The Ben ku kijyanye no gutegura urumva ku kijyanye n'abajyanama bamuri hafi bari abagabo bari ese ko wigeze kuvuga umujene w'umukomediye bita Pirate ngo yarazamutse ngo ajye hejuru muri etaje none se reka nkubwire afata banderole abwira abayede n'abafunda ati nimuvuze induru yakuyemo itaburiya yari yambaye uyu Pirate yari ari hasi kuri tapi aho twari turi hano mu mbuga city yari ari kwitarasiriza nk'abandi bose urabizi ko Pirate nawe ni umwefuro wese urabyumva neza Pirate yabwiwe n'uwo bita Joby Joshua nyuma ya bya bindi nakubwiye ko Joby Joshua ku munsi w'ejo yatutswe ayo ni amakuru namenye yavuye muri back stage urumva izo ni biravugwa ko uyu nguyu inyuma muri back stage yatutswe bakamubwira iti bigenda gute kugira ngo umuhanzi wacu agere ahantu nkanga bamuhe bu ati wateguye nk'uko abandi bateguye ntago mwamenya gutegura bivuze ngo Joby Joshua aka kanya bamushyize mu mwanya atagize gute adakwiriye ahubwo ako kazi ubwo ngubwo ndasaba na Bruce Melody niba babona ko nabishobora bakajya guhimbira njyewe na Bruce Akame ubwo maze kwakutuza ahantu hangahe habiri wowe wibere mbera hose none se ubwo sibyo uko bimeze niba bari kuvuga ko ejo ari njye mugambanyi wagambaniye Bruce Melody bakamuha bu nabari baguhakaza bikavugwa ko uyu Joby Joshua ejo yari akubitiwe back stage na CM Kenny amuziza kuba umuhanzi wabo yinjiye bakamubuminga akazi bagapange kabaka maze kubona ko shobora kuba nanashoboye ni wowe ugashoboye nibwo ninjye nkashoboye niba mubona ko ku myaka yanjye uku nimereye ari njye muntu utegura ikigo ariko rero ugakazi mukapa wowe timu isuze saba akazi zose niko bihagaze ubwo ngubwo
uragitegura hano utegurira none ubwo nyine ndajya negurira umwe ubwo turadukorana n'ibiceri uri kabaka wijanditse turajya tugendana n'amafaranga urenzaho veni nk'uko ujyaho ese reka ngo izindi nkuru izo mbere ntabwo ni nazirange ngarutse n'izambere ntabwo urazirange ngarutse ngo urenzaho veni ndibuka nta nubwo urambwira timu yari yohereje ntuza uwo pirate muri etaje mu bayede yo ni iyihe ni timu yo kwa Melody nyine n'ibya bintu ndi kubwira nyuma y'uko Joby Joshua baje bakamutuka ayo n'amakuru numvise avuga ko CMK yaje akamubwira iti gute umuhanzi wacu agera aha ngaha bakamubumira yewe uri kabaka wijanditse koko nyihereza yahise azabwira pirate ati wazamutse kwa veni cyangwa ukabona ukajyamo hejuru nyihereza nkuru zo kurenzaho veni urumva ahubwo ndashaka kumenya umuntu urinda iriya etaje uburyo ejo pirate yaje akinjira muri kiriya kigo atari umuyedi wawo atari umusupavayiza icyo kintu kimenye sibyo niba yari afite amafaranga urumva nyine ubivuze neza niba yari afite iki amafaranga yari afite iki amafaranga ubwo bari bayamuhaye reka nkwere inkuru nari nkubwiye ngo uzajya arenzaho 10 cyangwa se uzajya urenzaho veni niwe nzajya gukorera Sikoro ntabwo uzi ko ikorana na Kigali Universe hafi aho yego ese Sikoro wamenye ishoti bayikubise yakubiswe ishoti nandeze Sikoro yakubiswe ishoti hajya babyita ngo iki n'umunzenze niki umusaza Bekeni harukunajye umuzinga w'ishoti Sikoro buri yari yaramaze kumvikana na The Ben ndetse na Bruce Melody bari bumvikanye kwanza na team The Ben kuko nibo bateguye igitaramo kwa Bruce Melody baravuga ati dufite umusposa wacu aha ngaha kandi yakishyura neza akaba umuterankunga mukuru w'igitaramo uzi shoti babakubise mu gihe bateganyaga kuba bagomba kuza gusinya yitwa Burarirwa muri Mitsingi ngo yaraje iti kubitaho miliyoni 25 kuri ya mafaranga Skol yari yatanze kuri ya mafaranga Skol yari yatanze miliyoni 25 buriya ngo ni nayo mpamvu ubona abagabo bose bavuga ati tuzagwa ku Kamitsingi kuko ngo Mitsingi no mu rukundo bayizanamo bakavuga ngo Mitsingi itsindagira urukundo ngo barengejeho 25 ngo none ngo Skol yagiye hamagara timu The Ben ngo telefone bakajugunya hakurya bakimerera uko ati bongereho 25 ngo banze kubitaba none se bagwa miliyoni 25 kwitaba nayo mpamvu nanjye nakubwiye ngo ntago nazi uzajya arenzaho Jesse na menshi uzajya arenzaho 10 cya veni uzajya ujyaho nanjya gutegurira ubwo nyamugiyo bigiye nyine cyangombwa ese amafaranga okay ko namayobera ni akwihera akazi no namayobera nundi we baje bagira ubwo ariko nanone baravuga ngo umeze nk'icyamunara umunyarwanda yararirimbye ng'iby'isi n'amabanga unkoreye nibiki kari wowe narefite manyinya we arya kamanyinya kazamo nundi urukundo rwose niyo umuntu yarumarira kamanyinya nabonye abantu n'ubundi abantu n'ubundi nta n'umuntu nta kintu twiviremo nundi urukundo rwose warwikundira kamanyinya waje gusanga nta keza k'abantu nta keza kanyu kaba nazi se nzi nyina sha sinifuza no kubamenya njye naje gusanga mutari beza gusa njye mfite umumanaja mwiza ubwo nawe uzagira umumanaja ndamugiranye mfite umujyanama ese si nk'ari manager ni umujyanama inde shamba bari aka kanyu se nabura umujyanama none bakurengerezaho agacumi ukabura umujyanama ko mujyanama wagushutse ati kora ariya majwi nawe ndamufetse ariko barayagasani amajwi ukaza ibyo bintu sinshaka ko tubi nakubwiye ngo niba bumva ko ari kabaka wateguye bagire na ubwo mvugo bantumiye uko se nakubwiye ubwo barenzaho agacumi barenzaho agacumi niba bivugwa ko muri backstage byagize gute bikavugwa ko ari kabaka wateguye ngo nibarenzeho birangira nuko rero ndazinduka muri arena se none uzaba ufite timu cyane zazana abayede n'abafuni ngo muri arena se sisi nzaba ndi kwinywera Mitsingi ubwo ni timu Mitsingi nzanywa Mitsingi witeretse nzanywa Mitsingi se nabura n'umuterankunga unyishyurira
agatike ko oya kujya mu banareza gitaramo hako gacu muri kuvuga ni wese reka mba nkubwiye nibyo mba nkubwiye ukagenda ukajya gutegura ariko umunsi w'ejo kuri kabaka ushobora kuba wari unateguye ngaho agukubise rokete ndavuga ati umuhungu wanjye amajwi noneho ati noneho dore imibare n'ibimenyetso dore ko bavuga ibimenyetso kiriya cyo ni ikimenyetso nawe ugatumaje nanjye bagukubise ikimenyetso kabahaguruka ushobora kuba ashoboye yewe igendere wakoze